Yes, ndabasuhuje mwese abakurikiye business isobanutse, mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho buri wese aherereye ku isi. Kuri mikoro Ntete Kamanzi. Rero uyu mwanya nkuko nabibabwiye mu kiganiro cyatambutse, ikiganiro kigiye kujya kibageraho saa 12:10 nkuko ingengabihe twahawe na YouTube imeze. Tujye kuganira iki rero? Tujye kuganira ku bintu bibiri. Ikintu cya mbere ni ku muntu uri muri tentative approval muri konti ya NETWORK. Umuntu wa kabiri ni umuntu wasabye kuba umuvalidator akaba atarabibona. Abo bantu babiri bakora iki? Umuntu yagize atya akabona muri yarakoze KYC, akabona baramwandikiye bati welcome back, hanyuma hepfo bakamwandikira bakamubwira bati tentative approval upon additional checks before migration your KYC status was changed to tentatively KYC'd pending additional examination. Further instructions will inform your next step to resolve the tentative status. Ukuvuga ngo hano baba bakweretse yuko bakiri muri rindi genzura ryiyongera ku ryakozwe, ariyo mpamvu uri muri tentative. Hanyuma rero andi mabwiriza ushobora kuyahabwa nyuma. Rero ubikoraho iki? What to do if your KYC changed to tentatively KYC'd? Ikintu cya mbere ukora, barakubwira yuko kubera ivugurura igenzura rishingiye ku mavugurura, ariko ndabisomera neza buriya, due to system updates additional checks are needed for all the accounts. Kubera updatinga igenzura mbese kugira ngo mbega bavugurure system, igenzura rindi rishobora gukorwa ku makonte all the accounts ya kera abari ko mbyita, kuko hari ukuntu usanga basubiramo konte za kera, hari izasinziriye kera no bakagenda basubiramo bareba iki, no mu gihe wenda bakiri muri urwo kandi bakeneye gufasha izindi konte. Abantu benshi uzasanga bari muri tentative approval, wakora ibi bintu bitatu by'ingenzi, cyangwa se bakugira inama yuko wakora ibi bintu bitatu by'ingenzi. Mbere na mbere, all your validation are safe. Nukuvuga ngo validations niba zimeze neza, once you have completed the required extra checks and updates, you will resume your prior status. Igenzura ryose niba ryarakozwe neza, ibintu byose mbega ukabona biri ku murongo, rwose ugomba wowe kwicara kwanza wizeye, wigenzuye icyo cyose, buri kimwe cyose wakirangije. Cyo ni cyambere ugomba gukora, nicyo kintu cyihutirwa. Proceed according to the instructions. No ugiye gukora ibi ngibi ukurikije amabwiriza. Cyambere, verify your Pi account. Nukuvuga ngo to verify your updating urabikora wiki. Niba ntacyo wishinja ariko ukabona bimeze bityo, genda updating password yawe. Niba password yanjye yari irimo Kigali 1 2 3, wenda uyihindure uvuge uti Kigali 13, uyihindure gutyo uyapudetinze. Ikindi, genzura urebe ko nta muri mainnet checklist nta bindi byajemo, nabyo bikore. Ibyo nubona bidahagije, use Pi browser chat for help. Jya muri Pi browser, nugeramo
wifashishe bimwe na bimwe. Ushobora kugenda ukabaza, you have to ask direct for help. Ushobora kubaza ubufasha binyuze kuri za mbuga duhuriramo zo muri Pi network. Read in general all pioneers channel mods FAQ account verification. Ahandi atumaningiro yukanza kantu haruguru muri chat, you go through there, ugenda ugereyo muri FAQ hari urubuga duhuriramo rwa general, ukagenda ukabaza bagenzi bawe, ubaza ikibazo bakagusubiza, nta kibazo bakajya bakubwira ikibazo ufite, bakajya bakubwira. Ntongere gusakuza. Hanyuma ibyo ngibyo ubirangije ugomba gutegereza igisubizo igihe nabo bazava mu igenzura. Aho ngaho byari ku muntu uri muri tentative approval, ntabwo mbisubiramo, ahubwo tugiye gusoreza ku muntu wasabye kuba umuvalidator. Avuga ko ari utuntu tubiri tuganira, ku pioneer uri muri tentative approval ndetse n'uwasabye kuba umuvalidator. Your validator application status, barakubwira ngo applied to become a validator. Umuntu wasabye kuba umuvalidator, awaiting acceptance, umuntu utegereje kwemererwa. Hari igihe agira atya akabona baramubwiye ngo we deployed a more restrictive validator selection process. Ubwo urumva baba bagira gute? Bababwira yuko mugomba gutegereza igisubizo. Bana barimo baransakuriza, mwihangane. Ni ukuvuga ngo niba koko baguhaye igisubizo kimeze uku nguku, baba bakumenyesheje yuko bikiri muri process to resume being a validator. Among other things, make sure your Pi account is verified. Reba ko konte yawe iri verified and you have completed all possible actions on the mainnet checklist. Urebe no kuri mainnet checklist ko ibintu byose wamaze kugira gute kubyuzuza. Ni ibintu bibiri bijya gusa ariko bidasa. Bivuze iki? Bivuze ngo umuntu wese yaba ari umupioneer uri muri tentative approval ndetse n'umuntu wasabye kuba umuvalidator akaba ari kuri awaiting acceptance, bijya gusa. Buri wese nabanza arebe ko konte ye iri verified hose completely. Hanyuma urebe no muri mainnet checklist. Validations ziri hahandi, verifications ziri hahandi kuri profile. Unyuzaho duminingira ugakwanda mu dukoni dutatu ibumoso hejuru dutambitse, ukagerayo ukareba hagana hasi kuri profile, ugakandaho hahandi hari password, hari phone number, hari Facebook, hari email, ukareba ko izo verifications zikoze zose zivivutse. Hanyuma warangiza ugasubira inyuma ukajyaho tumayiningira, ugakanda mu dukoni dutatu ibumoso hejuru, ukareba kuri mainnet, ukajyayo ukareba kuri balance dashboard, ukareba hagana hasi kuri mainnet checklist, ugakandaho ukareba zira steps 9 zose, ukareba ko ziri approved cyangwa se ziri green, zabaye icyatsi, ko zose zemejwe. Ubwo rero aho ngaho niho urebera yuko wisuzumira ukavuga uti apo konte yanjye ndabona nta kibazo ifite. Niba konte yawe ubona nta kibazo ifite, tegereza niba mara gukora ya further checkings cyangwa se examinations, mu by'ukuri baragira gute, baragukorera ibyo wasabye. Nuto nagira ngo tuganireho. Ikiganiro nakagaruka ni buri munsi guhera saa 12:10. Ikiganiro kizajya kiba kiteretse kuri YouTube. Mugubwe neza, muhahe muronke nakagaruka.